So guys, nongeye kubaha ikaze hano kuri Venke Empire nawe mukunzi wa filime yacu Ibanga. So guys, murabizi ko tumaze iminsi ibiri tutabaha filime yacu Ibanga, kandi murabizi ko iyo turi gukora ibikorwa byose tuba turi gukora mwebwe tuba turi kubikora, kandi murabizi ko niba tumaze iminsi ibiri tutabaha filime yacu Ibanga, murabizi ko tutabikorera ubwende, murabizi ko narwe ibikorwa byose dukora tugomba kugiramo akantu ka gisitaza gato katuma tudakora akazi kacu nk'ukuntu tuba twagateganyije. So guys, rero niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga ndetse ukaba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe hano kuri Venke Empire kugira natwe dukomeze tugendane mu bindi bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi. So guys, rero niba warakoze subscribe hano kuri Venke Empire, ndagushimira cyane kuko uri umuntu w'intwari wahisemo neza ko warakoze subscribe hano kuri Venke Empire, kuko iyi niyo channel yonyine yakugezaho ibikorwa byose bivuga kuri filime yacu Ibanga ndetse bikavuga no ku bakinnyi bose bakina muri filime yacu Ibanga. So guys, rero murabizi ko tugeze kuri episode ya 66. Murabizi ko tumaze iminsi ibiri zose tugerageza kugira ngo tubahe episode ya 66 ariko bikaba byaranze. So guys, rero ndagushishikariza yuko uyu munsi noneho nubura episode ya 66 umenye ko noneho ibyo tuba turi gukora tuba turi kubesha. Kandi guys, rero niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga, uyu munsi ndagushishikariza kutabura kuri Miss Nyambo, kuko episode ya 66 ho uraza kuyibona uyu munsi. Kandi murabizi ko akazi kose tuba turi gukora ari mwe tugakora, kandi murabizi ko tubakunda cyane, murabizi ko muri abantu b'intwari, niyo mpamvu tuba twahababereye kugira namwe mwe mwabasha kuba mwabona ibikorwa byose bya filime yacu Ibanga. So guys, rero niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo muri rusange, ukaba utarakora subscribe hano kuri Venke Empire ndetse ukaba utari wanasharinga kuri bagenzi bawe bose ngo nabo bajye babasha kwibonera ubutumwa buba muri filime yacu Ibanga, ndetse ukaba utaranaba umunyamuryango wa Miss Nyambo muri rusange. So guys, rero nagushishikariza kugira ngo we winjira mu munyamuryango wa filime yacu Ibanga ndetse ukaba umunyamuryango wa Miss Nyambo muri rusange, ndetse ukaba wanakora na subscribe hano kuri Venke Empire kugira narwe dukomeze dushikirane, dukomeze tujyane mu bindi bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi. So guys, rero murabizi ko twasize episode ya 65 Niyori yarakaranyije na Nyambo, kandi turabizi ko bariya batandukanye, turabizi ko nta byabaho kugira ngo banatandukane bari ababiri. So guys, rero ndabizi ko mukunda filime yacu Ibanga, kandi mumaze iminsi ibiri muyitegereza mwaragibuze, kandi ndabashishikariza yuko uyu munsi mutaza kuba mwabura kuri Miss Nyambo, kuko uyu munsi filime yacu Ibanga uyu munsi muraza kuyibona byanga byakunda, ariko uyu munsi ntizarenga saa 7 mutabonye filime yacu Ibanga episode ya 66. So guys, rero Jobija we turabizi ko kuri Tereza we yagiye hejuru cyane mu gutereta Tereza. Murabizi ko Jobija akunda Tereza cyane, kandi natwe turabizi ko Mutoni akunda Niyori. Ese wowe utekereje zino nkundi ibiri ubona zahurira hehe? Iyo umwana akunda Niyori kandi ukaba wibuka ko Mutoni ari umwana wa Bijobija ndetse na Bijobija akakunda Tereza cyane, kandi tukaba tuzi ko Niyori ari umwana wa Tereza. Ese zino nkundo wowe urebye neza zino nkundo zashoboka? Ese ubona nk'ubu zino nkundo zishobotse, ubwo Niyori yaba ari iki cya Bijobija? Jewe simbizi ibyo by'amasano nk'aya ngaya, simba nyazi cyane, ahubwo nimwe mwaba mubizi mwana binsobanura neza cyane. So guys, rero murabizi ko Nura mujama wacu yatangiye kwitendeka kuri date, kandi murabizi ko nawe yaguyemo cyane ku buryo atabasha kubaho dafite date. So guys, rero murabizi ko na Soso ari mu rukundo, kandi murabizi ko na Kiramani ari mu rukundo. Gusa iyi filime yacu Ibanga murabizi ko ikintu kibanzemo
muri filime yacu Ibanga murabizi ko inkundo nizo za mbere ziri muri iyi filime yacu Ibanga. Kandi niba unakunda kureba filime z'urukundo ukaba utarareba filime yacu Ibanga ndetse ukaba utaranajya kuri Miss Nyambo ngo wanakora subscribe ndetse ngo ube wanashenga kuri bagenzi bawe nabo ngo babashe kuba bareba filime yacu Ibanga nkuko bikwiye. So guys, rero nagushishikariza kugira ngo ube wanyarukira kuri Miss Nyambo ukore subscribe ndetse ukanava hano kuri Venke Empire unakoze subscribe unasharinze kuri bagenzi bawe kugira ngo nabo babe babashe kuba abanyamuryango ba Miss Nyambo muri rusange. So guys, rero urabizi ko utaba umunyamuryango wa Miss Nyambo utarakora subscribe hano kuri Venke Empire. Kandi murabizi ko tubakunda cyane, murabizi ko ibikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi ari mwe tuba turi gukorera. So guys, rero ndagushishikariza kutabura mu kanya saa 7 tubagezaho episode ya 66. Kandi murabizi ko igikorwa cyose dukoze tugikora twagishizeho umutima. Murabizi ko twebwe iyo turi gukora ibintu tuba turi gukorera mwebwe n'abandi tuba turi gukora. Kandi turabizi ko mudukunda cyane, turabizi ko niyo habayemo impinduka muri filime yacu Ibanga turabizi ko mutwihanganira cyane. Niyo mpamvu rero tutacika intege kuko tuba tuzi ko turi gukorera abantu bahari. So guys, rero niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo uba uno munyamuryango wa Venke Empire kugira dukomeze dushigikirane mu bindi bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi. So guys, rero nkaba ngushishimira wowe wakoze subscribe hano kuri Venke Empire ndetse nkaba nagushimira nawe washerenze kuri bagenzi bawe kugira ngo nabo bajye babasha kwibonera ubutumwa buba muri Miss Nyambo ndetse no kuri filime yacu Ibanga. So guys, rero turabizi ko dukunda filime yacu Ibanga ndetse turabizi ko Nyambo tumukunda cyane kurenza abandi bakteri bose baba muri uru Rwanda bakina filime nyarwanda. So guys, rero nkaba ngushimira wowe wakoze subscribe kandi ndagushishikariza kutabura mu kanya saa 7 tubagezaho episode ya 66 ica kuri Miss Nyambo ndetse ikaba inasohoka saa 7 zuzuye akaba ari filime yacu Ibanga. So guys, rero nihuze kubura mu kanya saa 7 tubagezaho episode ya 66 kandi murakoze.